Ndi umukobwa. Uracari isugi. Oya. Ibyo ngibyo ndabisubiza. Nitwa Kevin Key, nkaba ndi umuramyi indirimbo ziramya zikanahimbaza Imana. Nkaba ndi umukobwa w'umukristo ushima Imana. Imitima yacu iranezerewe, waturinze muri byinshi, ibyaduhitanura biturinda, akirisha imwe mwami, akirisha imwe Yesu, akirisha imwe Imana, akirisha imwe mwami, wadukoreye ibikomeye, imitima yacu iranezerewe, waturinze muri byinshi, ibyaduhitanura biturinda, akirisha imwe mwami, akirisha imwe Yesu, akirisha imwe Imana, akirisha imwe mwami. Yeah. Indirimbo ivuga ku mashimwe. Narebye mu bihe twari turimo bya covid, cyajya tukiri mu kato muri karantine, mbona ni ibintu bikomeye cyane, nkavuga ati Mana yanjye nimbona mbivuyemo, ahora basi nagiye gusohoka nta covid ndwaye, nta n'abantu benshi paraporo n'ibindi bihugu, nzagushima. So nibwo nandikaga indirimbo. Ntago yatinze cyane, nayifatiye nk'icyumweru nigaho, ndayandika irarangira, then njya muri studio. Numvaga igamije gushima Imana n'abandi ndetse bayumva. Ni benshi baba bafite imitima ifite amashimwe muri bo, ariko badafite ukuntu babivuga cyangwa se uburyo babisobanura. Ariko iyo usohoye indirimbo ukayandika, bose bafatanya nawe mu mashimwe ko n'ubuda bari mu mitima yabo. Yego. Feedback ndi kubona ni nziza cyane, iri kunyereka ko nyine hari aho Imana iri kumvana nayo iri kungeza. Feedback ni nziza, abantu bari kuyikunda, bari kuvuga ati wagira ngo bari basomye mu mitima yacu, so Imana iri kuyikoresha cyane. Ndi umukobwa. Uracari isugi. Oya. Ibyo ngibyo ndabisubiza. Nitwa Kevin Key, nkaba ndi umuramyi indirimbo ziramya zikanahimbaza Imana. Nkaba ndi umukobwa w'umukristo ushima Imana. Yego. Nsengera mu itorero rya Penuel Igikondo. Nsengera mu itorero ryitwa Eglise Penuel Igikondo. Oya, ni ya gatatu. Mfite impamvu zintera kugushima, nkagira impamvu zintera kukuramya. Mfite impamvu zintera kugushima, nkagira impamvu zintera kukuramya. Wambereye inshuti nyanshuti nkora ku mutima, wambereye inshuti nyanshuti nkora ku mutima. Mutima wanjye imbaza Uwiteka, amajwi yose yavuga ineza ye. Mutima wanjye imbaza Uwiteka, amajwi yose yavuga ineza ye. Yitwa Mfite Impamvu. Mba nibutse ibihe byinshi nagiye nyuramo, nkumva mfite impamvu zo gushima Imana. Yego. Mfite imyaka 20. Ku myaka 20 kwisanga muri ibi bintu byaje bite? Ntabwo ari ibintu navuga ngo byaranunguye, ni ibintu nakuriyemo mvukiramo. Ya. Uriyandikira ufite abantu bakwandikira? Oya, ndiyandikira. Umaze kwandika zingahe? Mfite indirimbo nyinshi. Usanga agenda yanjye yuzuye.
uri umwana wa kabiri ndi umwana wa gatatu. niwe mfura cyane niwe bucura? Hoya ndi hagati. uri hagati yabo ngabo. none guhitamo nk'umukobwa mwiza nkawe kwisanga muri gospel uzi gutakaza umwanya? Hoya ntabwo ari ugutakaza umwanya, kuko iyo wasobanukiwe intego y'Imana ku buzima bwawe, ugasobanukirwa ko kuba uriho nta kintu utanga ari ubuntu bw'Imana gusa, niyo mpamvu ngomba gukorera Imana uko byaba bimeze kose. Yego. Bagenzi bawe muhuriye mu magurupe anyuranye bagufata bari kwisanga ntabwo abantu bose babyumva kimwe. Abantu bose bamwe babona warasigajwe inyuma n'amateka, kuba udakora ibi, utitwara nkabo, ariko nkunda kubabwira ko ntitaye ku byo babona, ahubwo ngewe ndeba inyungu zanjye z'iki gihe ndetse n'igihe kizaza. Yego. ndi ingaragu. Hoya. Oya. Ntago mfite umukunzi. Ntago mbishaka. Yego. Hoya ntago ari kuvuga ngo sindagera igihe. Buri wese agira ukuntu atwara ubuzima bwe n'intego aba afite. So that's why. Hoya. Gihe kizaza ariko si nonaha, ntago ari nonaha. Iyo wicaye mu nzozi zawe nk'umuntu wumva akwiye kuba ameze azarangwa n'ibiki? First of all agomba kuba akunda Imana. Agomba kuba akunda Imana, yubaha Imana. Yego. Akwiye kuba akunda Imana, yubaha Imana. Intego ufite muri ibi by'umuziki ni byo? Intego yanjye ni uko nagera kure. Ngomba kugera kure, ngomba gutanga message binshimisha no kubona ntanga ubutumwa bugafasha benshi, bugakora ku mitima ya benshi, bamwe bagahinduka kubera message ziba ziri mu ndirimbo. Yego. Muri byo kuririmbira Imana hari umuntu ufata nk'icyitegererezo duhereye mu Rwanda? Oya. Nta. Ndi role model wanjye ni jewe. Yego. Hano mu Rwanda ntawe. Ko hari benshi baririmba mu badamu n'abagabo, kuki nawe? Hoya, nta mu buzima bwanjye nkunda kubaho, ntago nafata ngo umuntu umwe gusa. Ko naje gusanga iyo uvuze ngo role model ni kuvuga ngo umugenderaho ikintu cyose cyari cyo cyose kuva hejuru kugera hasi. Kandi ntago mbona ngewe bitakabaye ibyo. Ntago byakabaye byiza kubera yuko role model ashobora kuba byushye kavuga ati ngomba kwambara like my role model. Then wafite size imeze gutya wafite. We biramuberewe n'ibyamubera. Aririmba gutya kubitewe n'ijwi rye. We yabishobora cyangwa se we ni wabishobora. Yeah. Niyo mpamvu iyo mbonye ikintu cyawe ari cyiza nakikwigiraho n'undi nkamwigiraho, ariko nkaba ngewe. Hanze Afrika nkunda Marcy Masika, nkakunda Deborah Lukalu. Yeah. Nkunda comportement zabo, nkakunda indirimbo zabo, nkakunda nyine uburyo bitwara tu. Yego. Abaririmba hano gospel hano mu gihugu. Banenga iki? Here ku byo wumva bataga kwishimira. Nta kintu nabanenga kuko urebye gospel nyarwanda aho yavuye naho igeze ni kure. Ni kure unyine urareba ukabona yuko bakoze umurimo ukomeye kandi cyane. So ahubwo nababwira ngo congratulations, bakomereza aho bageze. Yeah. Hari igikwiye kongerwa mu ruhando rwa gospel? Yego, dukwiye kongeramo imbaraga nyinshi ku buryo natwe tugera ku ruhando mpuzamahanga. Nkuko dushobora kumva gospel yo muri Kenya tukayumva ku rwego rw'isi, so n'izacu mu Rwanda tukajya tuzumva ku rwego rw'isi yose. Nkuko tubona ba Snatch n'abandi. Yego. Hari amakuru twagiye dusoma mu binyamakuru asa nkaho hari abantu bakwibasiye. Kiriya ni iki byatewe n'iki? So ntago namenye icyo bibateye gukora biriya. So Kevin Key ni umuhanzi wiyemera ukiri muto n'ibindi bintu nk'ibyo byinshi. So ngewe byanteye courage kuko narebye ndavuga ngo wow, iki ni ikimenyetso cyiza kinyereka ko ndi gukora, kuko ntago umuntu yakwifata akandika ibintu nka biriya atabona ko hari aho ugeze kandi hari naho uri kujya. Ntago yakwandika ibintu nka biriya atabona ko ufite icyerekezo. So navuze ngo wow, Imana iri kumwe nanjye, kandi nkuko ndi umukristo ngomba guhura n'ibigeragezo, ibibabaje, ibintu nka biriya. Ntago mbizi. Ni umushuti wanjye yamamagaye
Kevin warebye ku kinyamakuru noneho uzi ibyo byabaye, uzi ibyo banditse, ndareba amalinki ndagenda ndareba. wasanze ari bakwanditse Nibyo nyine Kevin Key ariyemera, Kevin Key yifata ukundi kuntu, ibintu nk'ibyo byinshi. iyo watanze ayo makuru wakuvugaga nabi se musanzwe mufitanye isano hoya nta sano dufitanye, ahubwo nanjye numva nkafite amatsiko, ese ninde wishe inyuma y'ibi bintu, ariko nubwo namumenya nta kintu njye namutwara. wabonye bigamije iki? Bigamije kunsenya of course, yego bigamije kunsenya, ariko ni ukuvuga ngo uw'Imana yahagaritse nubwo hazi iki, nubwo wavuga iki, nta kintu na kimwe ushobora kumukoraho, kuko mbere y'uko umuntu avuka Imana iba yarangije kwandika azaba iki, azakora iki, azagera ahangaha. So nubwo washyiraho imbaraga zawe zose n'imitungo yawe yose, still umuntu aba akorera ubusa. ubutumwa se wamuhereza namubwira ngo thank you so much, arakoze cyane, kuko ari umwe mu bantu bari kumutiva cyane, kuko bitabayeho hari ahantu nanjye runaka ntagomba kugera, kuko ntago nakomeza abandi nanjye ntakomeye, cyangwa se ntarahuye n'ibinkomeretsa kugira ngo mbone icyo mfashisha abandi. So ni umwe mu bantu bari kunkomeza bagatuma nkomeza no gutera imbere cyane mu bwenge, mu gukora. Yego bivuga ko wakwanditse nk'inkuru ngo yaba yaramusabye urukundo utarufite ntago ari byo, of course ntago ari byo, ariko ntago wabuze umuntu gukora icyo ashaka cyangwa se kuguharabika mu rwego ashakamo. Yego niyo mpamvu nta kintu ngiye biba bimbwiye buriya, ntago byambabaje na gato, ahubwo nabibonye ndaseka cyane. ndamukeka oya, ariko ntago ari ngombwa kumuvuga. aha mu gihugu tuve mu ruhando rwa gospel ubwo tugiye mu tuntu tundi, tuvuye muri gospel umuntu ufata nk'icyitegererezo hano mu gihugu ni mu gihugu ni benshi cyane. Madame Perezida wacu igitsina gabo, my god, my pastor. Yego pastor wawe ni pastor wanjye yitwa Michael, muri utorera Eglise Penuel. Yeah, pastor Michael irindi zina pastor yitwa Gakiza Michael. Yego tuvuye kuri pastor tuvuye kuri pastor najya no ku bandi, my mom. Yeah, yego na Madame Perezida nkuko nabivuze. okay na madame Perezida mbona ari abantu, Madame Jeannette Kagame ni icyumwemera ni umuntu ufite mind zagutse cyane cyane, uri proud y'abantu bandi b'igitsina gore, arigisha umuntu amurebye amwigiraho byinshi cyane. Yego kimwe mu byo wamwigiyeho akunda kutubwira ngo turashoboye, nanjye icyo kintu byatumye mind zanjye zaguka, nanjye mpita mbona ko wow, ndashoboye, iki nagikora, why not nagikora. Yeah. ikintu ujya wumva wifuza kuzageraho ni iki? Muri muziki yanjye nifuza kuzagera kure, muziki yanjye ikarenga ku rwego rwo mu Rwanda cyangwa se rwa East Africa, ikagera ku rwego rw'isi nkuko nari nabivuze. Yeah. Uhereye ku byo madamu ubutumwa bwize gutanga, wowe inzozi wifite muri muziki, hari ikindi buri gihugu iki ndazifite, nkora izindi projet zigiye zitandukanye, kuko nyuma y'umuziki nanjye mfite ibyo nkora, projet zifasha abana b'abakobwa bo mu byaro, kubigisha kwihangira imirimo, ukabigisha ko nabo bashoboye, ukabigisha yuko hatabayeho ibintu byo gushukwa cyangwa se iby'umuntu ari kukwereka ngo abiguye kugira ngo ukoreshe ikindi kintu, nawe ufitemo ubushobozi bwo kwigeza ku cyo ushaka kandi wagikora ushoboye. Yeah. Umushinga nzawutangira soon bishoboka. Narawutangiye of course. Umushinga wanjye narawutangiye, mutangira mu ntara, ariko ndanakomeje. Wahereye Gisenyi. Yeah. Wahereye Gisenyi nyine. Witwa Key to the Beauty. Key to the Beauty company. Ni company yanjye. Yego. Ikora ibyo bintu. Ikora ibyo bintu byo gufasha abari, ukabigisha kwihangira imirimo. So noneho ukababwira ati okay, twakorana, amafaranga umuntu yaza akabashukisha namwe mukabasha kwikorera, mugakemura besoin zanyu.
yego. bikomereje Ubu bizava Igisenyi, ahandi hose ndahategura kuko iby'Igisenyi nibwo nyivayo nta minsi ishize myinshi mita n'umuryango wanjye n'umuryango wanjye yego. intego y'ibyo urumva bigomba kugera he? Bigomba kugera kure mu gihugu cyose. So ubu ndacyatekereza ko bigomba kuba mu gihugu cyose, ntago ndatekereza hanze y'igihugu, ngomba kubanza mu gihugu. Hari icyo usaba se nk'ubwunganizi cyangwa ubufasha kuri uwo? Ubufasha bwo ndabukeneye kandi bukomeye kuko ni projet ubona ko ifite imbaraga runaka kandi isaba ibintu byinshi. Umuntu akeneye ibihangano byawe abikura he? Umuntu akeneye ibihangano byanjye yabikura kuri YouTube channel yanjye yitwa KEVINE KEY. So Instagram yanjye nayo ni KEVINE KEY 250, KEVINE KEY 250. So Facebook page nayo ni KEVINE KEY. Yego. Usoreze ku butumwa wagenera urubyiruko by'umwihariko rw'abakobwa. Urubyiruko rw'abakobwa nababwira ngo bakomeze kuba maso, bishakemo imbaraga ko barazifite, barashoboye, ho kugira ngo tubeho mu buzima bwo gushakisha tudashaka gukora ahubwo dushaka inyungu mu bandi. So twakwikorera kuko aho ngaho niho havamo ibishuko byinshi n'ubuzima bwacu kwangirika. So nababwira ngo turashoboye, twishakemo imbaraga ko turazifite, twiteze imbere. Murakoze namwe.